Muri iyi si yuzuyemo abantu benshi, hari abo wagiye uhura nabo batandukanye, wahuye n'abakubabaza, abakubatse umutima, abagukomerekeje, abagutabaye igihe byari bikomeye, ariko si buri wese wagize uruhare rudasanzwe ku buzima bwawe. Uyu munsi ndifuza ngo umenye inshuti ya nyayo, umenye umuntu ugufitiye akamaro mu buzima bwawe, kandi izo nshuti ntabwo ziri kure, uhora uhura nabo ariko ntiwabikeka, ahubwo ushobora kuba ubirengagiza utabizi. Reka mbanze nkubaze, ese wigeze wibaza impamvu hari abantu mudakunze kuvugana kenshi, ariko ugasanga iteka uhora umwibuka, umuzirikana, kabone n'ubwo mutamuhamagara ariko akajya agaruka mu bitekerezo byawe gusumba umuntu muhora muvugana? Reka nkumara amatsiko, burya inshuti mu buzima si iyo ngiyo muvugana amagambo menshi, si iyo ngiyo uguhoza kuri status, si iyo ngiyo ugusohokana kenshi, ahubwo inshuti niyi. Gusa mu gihe utarayimenya neza, banza wumve ibi: ubuzima ni abantu bake bacecetse ariko bubatse ibice by'ingirakamaro mu buzima bwacu. Rekeraho kwiruka ku bantu benshi, ujye uharanira kwegera bake bafite umutima, bake bataguhamagara ariko bakwifuriza ibyiza, bake ariko bagusengera buri munsi, bake bakwifuriza ko watera imbere, bake bakwifuriza kubaho, bake bakwifuriza kubaka aho gusenya. Niba hari umuntu wigeze kugufasha igihe byari bikomeye, ntiwibagirwe uwo muntu. Niba hari umuntu wigeze kukubwiza ukuri nubwo kwakubabaje, muha agaciro. Niba kandi hari umuntu ufata umwanya we akagukebura, ntukamutererane, ahubwo mwiyegereze, kuko abantu nk'abo ntabwo basanga ahantu henshi. Ntuzabapfisha ubusa, ahubwo ujye ubiyegereza. Hari abantu mwahuye rimwe mu buzima ariko bikaba bihagije ngo babe igice cy'umutima wawe iteka ryose. Hari umuntu wigeze kukwereka inzira y'ukuri igihe wari ugiye kuyoba. Hari umwarimu wakubwiye ngo ufite Imana. Ndatekereza iryo jambo ryarakubayeho urwibutso kuri wowe. Tekereza neza, uriya muntu nubwo mutavugana cyane ugomba kumwiyegereza. Wenda si ngombwa kujya kumureba buri munsi, ariko buri munsi jya umutekereza, umusabire, umukunde n'umutima wawe wose. Hari igihe abantu babura inshuti z'ukuri kuko batamenye igihe cyo kuzisigasira. Hari igihe umuntu amenya agaciro k'umuntu nyuma yo kumubura. Ntuzibagirwe abantu bifuje kutsinda, ntiwibagirwe abakwifuriza kugera ku nzozi zawe. Igihe wowe wumva ucitse intege, ugomba kwiyegereza abantu bakwigisha gukomera, bakagutera inkunga niyo bataguhamagara, abantu bagutera imbaraga niyo mutari kumwe. Abo bantu nibo ugomba kwiyegereza. Mu buzima hari abantu ugeraho ukabona ko bafite ibintu bikomeye wowe utahoranye: ukuri, umutima mwiza, kwihangana ndetse no kudacika intege. Abo bantu nibo bagomba kuba hafi yawe, kabone n'ubwo mutaba muvugana buri munsi. Menya ko umuntu w'ukuri ntabwo akwishonguraho, nakuvuga nabi, nakubeshya, kandi ibyo byose abikora bucece. Reka nkwereke igituma ugomba kwiyegereza umuntu nk'uyu. Akwereka ukuri nubwo kwakubabaza, ntabwo agucira urubanza igihe ugize intege nkeya, ntabwo agutera umutima mubi, ahubwo akubwira ko ibyiza biri imbere. Abo bantu si benshi, kandi rimwe na rimwe baraceceka cyane uburyo ushobora kumva batagufasha, ariko igihe ufite ikibazo gikomeye nibo ba mbere bakwegera. Ntibaguseka, ahubwo barakwihanganisha. Nubwo mwaba mutavugana buri munsi, aba bantu bagufasha kubaho neza, bakugira inama zubaka, bafite isura y'ukuri mu maso. Iyo bari bugufi bwawe wumva umutima wawe utekanye. Buri gihe baba bafite icyo wiga kuri bo, atari mu magambo ahubwo mu bikorwa. Ntukigere wishimira abantu bakuvuga neza gusa, ntukiringire abakwitaba vuba kuri WhatsApp, ahubwo iringire abakwitaba igihe ubabaye, kabone niyo byaba rimwe gusa mu mwaka. Dore abandi bantu ugomba kwiyegereza: abantu bazi aho wavuye, nibo bazi impamvu ugomba kugera kure. Hari abantu mutavugana buri munsi ariko bazi aho wavuye, uko wabayeho n'ukuntu wahagurutse ugatsinda. Abantu barebye igihe waburaga byose, igihe wambaye urukweto rukagusarizaho. Abo bantu ni ingenzi cyane mu buzima bwawe. Si uko bashyira amagambo kuri social media, si uko bakomeza kukuvugisha buri munsi, ahubwo ni uko bakuzi iby'ukuri. Bazi ko ushoboye kuko bakubonye uhaguruka mu mavuta yawe, bazi ko wifitemo imbaraga kuko bagufashije igihe isi yakwirengagiza. Ibyo bituma bahabwa uburenganzira bwo kukugira inama no kukubwira ibyo abandi batakubwira. Ibyo bibaha agaciro nubwo wowe waba utabibuka buri gihe. Ibaze umuntu wakubonye udatanga icyizere akakubwira ngo komera, Imana izabikora, akakubwira ngo ntugacike intege. Niyo mwaba mutakivugana, ongera umwibuke, ukwiye kumushimira. Hari igihe ubuzima bugenda butungurana, ibintu ntibigende uko wabiteganyaga. Ese waba warahuye n'umuntu muri ubwo buzima buhindagurika? Ushobora gusanga atari inshuti yawe magara, ariko waba wibuka uko yagufashije muri icyo gihe runaka ubwo wari hagati y'ibibazo. Jya umuzirikana kuko burya iyo ni inshuti ikomeye. Mbere yo gukomeza urugendo, wibuke ko buri gihe abanzi bawe, inshuti zawe n'abatari inshuti bagira uruhare mu rugendo rwawe. Rero ni ngombwa gufata umwanya ukibuka, hanyuma ukabashimira. Kandi ni ukuri, ibibazo byaba byinshi cyangwa bike, ariko abantu ugomba kwiyegereza nibo bazajya bakugira inama, bakagufasha gutera imbere no kubaho neza. Isomo ry'ubuzima, Rwanda Event TV.